Haleluya. Turanezerewe kubw'ubuntu bw'Imana kuri uyu munsi, kubw'ineza idasanzwe. Uyu n'undi munsi mushya n'andi mahirwe mashya Imana itwongereye kuri iyi ntambwe nshya Imana iduteje. Buri munsi iyo bukeye izuba rikongera kurasa, haba ari ikimenyetso cy'uko Imana igifite ubushobozi bwo gutanga umucyo mu buzima bw'abantu. Ndagira ngo nkwibutse, Imana ntabwo yigeze ivuga ngo ku manywa ni igihe izuba riri kuva. Imana yaravuze ngo igihe hari umucyo ntibibe amanywa, igihe hari umwijima ntibibe ijoro. Ntabwo Imana yigeze ivuga ngo umucyo, ntabwo yigeze ivuga ngo bibe ku manywa ishingiye ku masaha. That's what I was trying to mean. Imana ivuga ngo ntihabeho umucyo, ntabwo yabivuze ishingiye ku masaha, ahubwo yabivuze ishingiye kuri presence y'umwijima n'umucyo. What does it mean? Bivuze ngo igihe cyose hari umwijima ni ijoro, bititaye ngo ni 12:00 za mu gitondo ku bandi. Wowe nimba ubuzima bwawe buri mu mwijima, uri mu ijoro. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko nyamara mu gitondo impundu zikavuga. Ntabwo ibiri kuvuga ngo buri buke mu gitondo, biri kuvuga ngo igihe cyose uri mu mwijima w'ubuzima bwawe, ijoro riba rikubundikiye. Ariko igihe cyose Imana yiyerekanye nanone, umucyo uba ubonetse. Ntabwo iki gitondo tuvuga kiboneka kuko bwakeye. Njye nshobora kuba ndi mu gitondo rwose amasaha ariko avuga, ariko kuri schedule y'ubuzima bwawe Satani yagushyize nijoro. Ntabwo Imana ivuga ngo bibe amanywa cyangwa nijoro ishingiye ku masaha, bishingira kuri condition ubuzima bwawe burimo. Then nimba ubuzima bwawe bwari muri condition y'umwijima, uri nijoro. Ariko nagira ngo nkubwire ngo God is able, Imana irashoboye kwigaragaza n'umucyo wayo. Igicuku cyose waba urimo, Imana yakigukuramo. Abantu bo barabona ari ku manywa, ariko ubuzima bw'umuntu Satani ajya bujyana mu gicuku, nyamara abandi bari ku manywa. Igicuku cyose kiri mu buzima bwawe, Imana ikigukureho. Igitondo nikikubonekere, igitondo nikikubonekere. Umuseke ntugutambikire. Ariko biravuga ngo nimutavuga iryo jambo rya Kristo, umuseke ntuzabatambikira. Ndaryatura ku buzima bwawe, ndaryatura mu mibereho yawe, ndaryatura mu bitekerezo byawe, ndaryatura mu mikorere yawe. Nirikubonekere, umuseke ntugutambikire mu izina rya Yesu. Then welcome again. Yesterday twasoreje ku gice cya 3 umurongo wa 6 mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Let's continue a bit and we discuss something, then we pray. Twarimo tuvuga ngo ariko Kristo akiranuka nk'umwana utwara inzu yayo. Iyo nzu yayo ni twe. Niba dukomeza rwose ubushize bw'Imana, n'ibyiringiro twiratana ngo bikomere kugeza ku mperuka. Karingira avuga ngo nuko rero nk'uko Umwuka Wera avuga ati, uyu munsi nimwumva ijwi ryayo, ntimwinangire imitima nk'uko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza imirimo yanjye mu gihe cyo kurakaza ku munsi wo kugerageza mu butayu, aho basekuruza banyu bangeragereje bantata, bakabona imirimo yanjye imyaka 40. Nyagasani, reka babwire, number 1, Kristo ni umwizerwa ngo akiranuka nk'utwara inzu y'Uwiteka. Ariyo wowe, you are the house of the Lord. So if you believe that, you have to know how to behave.
nimba uri inzu y'Uwiteka, do you remember what the Bible says? Ugomba kuba indiri y'abambuzi, isenga y'abambuzi, cyangwa ukaba ahantu h'amasengesho. So right now, according to this verse, iravuze ngo ariko Kristo akiranuka nk'umwana utwara inzu yayo. Iyo nzu yayo ni twe. Niba dukomeza rwose ubushizi bw'amanga n'ibyiringiro twiratana, ngo bikomere kugeza ku mperuka. Bibiliya murabizi ko ivuga ngo inzu yanjye muyihinduye isenga y'abambuzi. Inzu y'Uwiteka turayibonye ko biribuze ngo ni wowe. Check this. House of the Lord must be the house of prayer. Go and read your Bible. Bibiliya ivuga iki mu gitabo cya Samweli? Samweli agaragaza mu gitabo cya Samweli hagaragaza ubwo Sawuli yajyaga gutamba igitambo akagitamba huti huti. Nibwo yamubazaga ngo ariko kumvira ntibiruta ibitambo. Then we come. Yusomye ingoma mu gitabo cy'ingoma. Bibiliya niki itwereka mu gitabo cy'ingoma? Igitabo cy'ingoma za kabiri igice cya 7 hatwereka Salomo amaze gusenga umuriro umanuka uva mu ijuru, then wotsa igitambo cyo koswa n'ibindi bitambo, icyubahiro cy'Uwiteka cyuzura inzu. This is what I wanted. Number 1, go and read your Bible. Igitabo cy'urwandiko Paul yandikiye Abaroma. Bibiliya iravuga ngo mutange imibiri yanyu nk'ibitambo bizima bishimwa. It is a word, ibitambo bizima, living sacrifice. That is something to note. Then you come here. Bibiliya yavuze ngo Salomo akimara gutamba igitambo, umuriro umanuka uva mu ijuru wotsa ibyo bitambo n'ibindi bitambo, then icyubahiro cy'Uwiteka cyuzura inzu. This is number 1. Kandi igitambo yatambye cyari ukwica inyamaswa. Ariko Paul ageze mu Baroma agira indi revelation, igitambo kizima ariko gitanzwe mu mibiri yacu. You know, before igitambo barakicaga, ariko uyu munsi ku bwa Kristo ubwo asigaye atwara inzu. Oh my God, iyi nzu Kristo atwara y'ubwayo ni igitambo as well. None Salomo we amaze gutamba igitambo, Bibiliya iravuze ngo umuriro waraje uragitwika. Ugitwitse icyubahiro cy'Uwiteka cyuzura inzu. Inzu cyuzuye ni urusengero rw'Imana. Hari amagambo y'epfo Imana yavuze ngo ninkinga ijuru, imvura ntigwe, mugiga zikaza, kagungu zikaza, inzige zigatera, abantu banjye bakerekeza kuri iyi nzu bagasenga, nzabumva ndi mu ijuru mbakiriza igihugu. Then what? None hano Bibiliya iravuze ngo Kristo akiranuka nk'umwana utwara inzu ye. Aradutwara twebwe, twashingira ku cyo Bibiliya ivuga. Iravuga ngo inzu yanjye y'amasengesho muyihinduye isenga ry'abambuzi. Then bisobanura ngo inzu ya Kristo, inzu y'Imana nimba ari wowe ubwawe, igihe cyose utagifite ibihe by'amasengesho muri wowe, hari ikintu cyakwinjiriye kirema isenga y'abambuzi muri wowe ngo kikuriganye. Then Paul ageze ku murongo wa 2 w'igice cya 12 mu Baroma aravuga ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Do you get that? Niki cyakugufasha? Iyubake mu bwenge bw'Umwuka Wera. Mwuka Wera ari kuvugana nawe nk'uko ijambo ribitubwiye. Uyu munsi we kwinangira, sha bugufi, ongera usenga Imana, ongera winginga Imana iguhindure inzu yayo by'ukuri. Abambuzi bose binjiye mu buzima bwawe basohoke bavemo. Imana yongera iganze, usoze uyu mwaka ufite umubano udasanzwe na Kristo, ari mu buzima bwawe, ari we mbaraga zawe, ari we ugukomeza, ari we ugushyigikira mu bwenge bwose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.